tubaye ikaze ku channel yacu Pastor Ibaho Official. Uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye cyane, impamvu tugira intego mu buzima. Abantu benshi babaho batagira aho bagana, ubuzima bukabayobera, kandi benshi bagahora bibaza impamvu ubuzima bwabo butagira icyerekezo. Ariko ndashaka kubabwira ko umuntu udafite intego asa n'umusare uri mu nyanja idafite aho yerekeza. Intego ni urumuri rukuyobora mu mwijima, ni umutima w'ubuzima, kandi nituma ugera ku byo wifuza kugeraho. Reka dusobanukirwe impamvu tugomba kugira intego, kandi tubaha ingingo zisesenguye neza zibereka uburyo intego ari ingirakamaro mu buzima bwawe. Ntibagire gukora subscribe niba ugeze kuri channel yacu bwa mbere. Tugiye kuba impamvu zirindwi kugira intego mu buzima ari ingenzi. Impamvu ya mbere, intego zidufasha icyerekezo cy'ubuzima. Mu buzima, icyerekezo ni nk'ikarita yerekana aho uva n'aho ujya. Iyo umuntu adafite icyerekezo, aba ameze nk'umuntu wicaye mu bwato butagira umuyobozi. Intego rero niyo ituma uza aho ugomba kugana, iyo ugomba gukora, ibyo ugomba gukora n'uburyo bwo kubigeraho. Umuntu ufite intego ntabwo abaho gusa kugira ko isi irimo kuzunguruka, ahubwo aba afite impamvu ituma akora buri munsi. Iyo uzi icyo ushaka kugeraho, ukora ibintu ku buryo buteguye kugira ngo ubikore muri gahunda. Icya kabiri, intego ziduha imbaraga n'ubushake bwo gukora. Hari igihe umuntu abura imbaraga zo gukora ibintu kubera atazi impamvu y'ukora ibyo akora. Ariko iyo ufite intego, buri munsi uba uzi impamvu ubyutse kare, impamvu wiga cyane, impamvu uharanira kuba mwiza. Intego ziguha imbaraga zo guharanira ibitekerezo byawe. Kandi nanone intego ziguha imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo, kuko uzi ko igihe kigoye ari inzira igana ku byo wifuza kugeraho. Niba ushaka kuba umuntu w'ingenzi, ugomba kugira intego zikomeye zikubera impamvu yo kudacogora. Mu buzima ntibyoroshye, ariko intego nizo zigufasha kudacika intege. Nk'uko Pawulo yavuze mu Bafilipi ibice 3:14, nirukanka njya imbere nshaka gusingira ingororano y'uko Imana yampamagariye mu bugingo buri hejuru muri Kristo Yesu. Iyo umuntu afite intego ntatezuka niyo habaye imvura cyangwa izuba. Abona imbaraga ziva mu byiringiro bye. Intego ni nka moteri ituma imashini y'ubuzima bwawe ikomeza gukora. Icya gatatu, intego ziduha uburyo bwo gupima intambwe tugenda. Umuntu utagira intego ntamenya aho ageze, nta buryo bwo kumenya niba yateye imbere cyangwa yasubiye inyuma. Ariko iyo ufite intego, uba ushobora gupima intambwe yawe buri gihe. Urugero, niba intego yawe ari ukongera ubumenyi, buri kwezi ushobora kureba niba wize ibyo wari wihaye. Kandi nanone niba intego yawe ari ukongera umutungo, ushobora kureba niba ubucuruzi bwawe burimo gutera imbere. Ibi bituma ubaho ubuzima bufite igenamigambi. Umenya igihe cyo gusubiza amaso inyuma no kureba aho ugomba gukosora. Intego ziguha uburyo bwo kugenzura
no gukura mu bitekerezo. Mu buryo bwa roho, intego zidufasha kumenya aho tugeze mu rugendo rwacu rwo gukura mu kwizera. Iyo uza aho ushaka kugera, Imana iguha imbaraga zo kuhagera. Icya kane, intego zituma umuntu akura mu bwenge n'ubumenyi. Iyo ufite intego, uba ukeneye ubumenyi bushya kugira ngo uzigereho. Uba utegetswe kwiga, gukora ubushakashatsi, kumenya byinshi no kwagura imyumvire yawe. Nta muntu ukura mu bwenge atagira intego. Intego zituma ukora cyane, wiga byinshi, kandi wiga no kwihangana. Iyo wiyemeje intego runaka, ugenda wubaka ubumenyi n'ubushobozi bugufasha kuzigeraho. Ibi byose bituma umuntu avamo umuntu w'indashyikirwa, kuko akura mu mitekerereze, akamenya guhangana n'ubuzima, kandi kugira impamvu yo guhora, kandi akagira impamvu yo guhora yiteza imbere. Imana ishaka ko abantu bayo bakura mu bwenge no mu bumenyi, nk'uko Yesu yakuraga mu bwenge no mu byubahiro imbere y'Imana n'abantu. Luka 2:52. Iyo ufite intego, utera imbere mu buryo bwose, mu bwenge no mu bikorwa no mu mico. Icya gatanu, intego zitanga ibyishimo n'ishema mu buzima. Iyo umuntu agize icyo ageraho bitewe n'intego yari afite, arishima cyane. Ibyishimo nyakuri biva ku kumenya ko ibyo wagezeho bifite agaciro kandi byaturutse ku muhate wawe. Intego ziguha ishema ry'ubuzima, kuko ubona ko ubuzima bwawe bufite icyerekezo n'akamaro. Iyo intego zawe zigerwaho, wumva ushimishijwe nabyo, kandi ukabona icyizere gishya mu buzima. Abantu benshi babaho bababaye kuko batagira icyo bateganya cyangwa icyo barwanira. Iyo uzi intego yawe, uzi icyo bagenzi bawe batabona, kandi ibyo bikaguha amahoro mu mutima. Intego ni igisubizo cy'ibyishimo by'ukuri, kuko biguha kumva ko ubaho ufite impamvu, kandi ibyo kuko biguha kumva ko ubaho ufite impamvu, kandi ibyo wibereyemo bifite umumaro. Icya gatandatu, intego zifasha kubaka umubano n'abandi. Kugira intego ntibivuga gukora wenyine gusa. Akenshi intego zacu ziduhuza n'abandi bantu. Iyo ufite intego, usanga ukeneye gufatanya n'abandi kugira ngo uzigereho. Ibi bituma wiga gukorana nabo, kumva abandi no kubaha ibyo bakora. Mu bucuruzi, mu muryango cyangwa mu nsengero, intego zubaka umubano kuko zishishikariza abantu kugira icyerekezo kimwe. Imana ubwayo yaduhaye intego zo kubaka isi no kwiteza imbere. Ni intego rusange, kandi iyo buri wese agira uruhare, haba ubumwe n'ubwumvikane. Intego rero zifasha abantu kuba abavandimwe, gukorera hamwe no gukundana, kuko buri wese aba afite icyo aharanira cyiza. Icya karindwi, intego zirinda guta igihe.
umuntu udafite intego akunda gutakaza igihe, agakora ibintu bitagira umumaro, akajya mu byo abonye byose. Ariko intego zituma ugenzura igihe cyawe neza. ubuzi icyo ugomba gukora, igihe cyo kugikora n'uburyo bwo kugikora. Nta mwanya wo guta ubusa. Iyo umuntu afashe umwanya wo kwandika intego ze, aba atangiye urugendo rwo kubaka ubuzima bwe. Umuntu ufite intego aba afite gahunda, ntaba umugaragu w'amafaranga cyangwa ibyiza, ahubwo aba ari we utegeka igihe cye. Bibiliya ivuga ngo igihe cyose kigira igihe cyacyo. Umubwiriza ibice 3 ku murongo wa mbere. Ni ukuvuga ko igihe cyose gifite umumaro. Iyo uzi intego zawe ntutwarwa n'umuvuduko w'abandi, ahubwo ugena uwo ushaka kugeraho. Bavandimwe, ndashaka kwibutsa ibi. Ubuzima bwo kubaho butagira intego ni nko kugenda mu nzira itagira aho iganisha. Ariko iyo umuntu afite intego, aba afite icyerekezo, aba afite impamvu yo kubaho, kandi aba afite urumuri rumuyobora mu mwijima. Imana ntiyaturemye ngo tubeho gusa kurya, kuryama no gukanguka buri munsi. Yaturemye kugira ngo tube abantu bafite umurongo n'icyerekezo. Iyo ufite intego, Imana ikuyobora. Iyo ufite intego, Imana irakuyobora, ikaguha amahirwe kandi ikagukoresha mu buryo bwagutse. Ibyo wiyemeje uyu munsi ushobora kubigira hejuru. Niba wemera kandi ukagira ukwizera, nta kintu kitagerwaho iyo ufite intego, kwizera n'umwete. Ntukemere kubaho ubuzima bwo guhera mu nzozi gusa. Tangira uyu munsi, andika intego zawe, uzisengere, hanyuma utere intambwe ijya mbere. Niba ufite intego nzima, tangira. Niba ufite intego nzima kandi zishingiye ku Mana, izaguha ubushobozi bwo kuzigeraho. Ntukagerageze kuba umuntu wese, ahubwo haranira kuba uw'Imana ishaka ko uba. Ndagushishikariza kugira intego, ziharanire, uzigendereho kandi uzigereho mu kuri no mu kwizera. Kuko ubuzima bufite intego nibwo bwonyine bufite agaciro. Imana iguhe umugisha, iguhe imbaraga, kandi iguhe gutekereza neza kugira ngo ibyo wiyemeje byose ubigereho. Wibuke gukanda like, comment no gukurikira channel yacu Pastor Ibaho Official, kugira ngo duhererekanye ijambo ryiza rihindura ubuzima. Imana iguhe umugisha.